Hey, excuse me. This is for you. Oh, nagataye. Murakoze. Cyangwa nagaraka. Nubwire birimo. Nakanje. Nemve ara kuri supermarket no twanje. Yego. Yego. Nakintu ukunda imbonye nyine ugataye to. Murakoze. Amakorosi. Amarokista. Yitwa? Nitwa Serika. Serika. Oh. Wogo ni naha? Yeah, nyaraye. Seri wenda ntago ari ukugutakariza umwanya cyangwa se Yeah, it's okay. nyine nge ni mushyashya muri izi quartier. Yeah. Byari ngombwa kandi akeka. So nari ngeze hano muri izi quartier nyine nazigezemo nimugoroba. Waruvuye hehe? Nge naje nturutse mu ntara ngororera. Kari kure. Yeah, maybe but ntago ari kure cyane nyine tukurikije. Utuye mu izi quartier? Ego nyaraye. None se I mean urabona nyine ndi mushyashya muri izi quartier. Sinzi niba nyine kumenyana n'abantu baho byaba ari bibi cyane. Uyiraga ari bibi kumenyana n'uyiraga ari bibi. Bajya bambwiye ngo witwa? Nitwa Serika. Oh, Serika. Sorry hari igihe njya nkunda kuko twa sometimes. Nta kibazo rero. Meze neza ariko. Meze neza cyane. Ndabona ugaragara nk'abanyakigali nyine to. Abanyakigali se bagaragara gutya. Biratandukanye kozi nyine nawe umunari wanyu. Yeah, biratandukanye to. Okay, nice to meet you man. Wese warugiye? Tubona ari ngera. Ndi gutembera zone nyine tubunye ngo nimenyereze quartier. Menye quartier wa Rwanda but. Bago twanyishite tuzatujyana no mu gasport. Kora sport? Cyane. Utambeshye. Kora sport cyane. Manus kono byabirenze se? No gutembereza na quartier ukayimenya. Sinabikunda to. Okay. None se sinzi wenda ariko ntago ndengereye cyane cyo nyine tu ndabona uri umwana mwiza uri cool your hair no man you night crashing skambwire ko nakonze umusatsi wa bada. Okay, rakoze. Sinzi niba byibuze wenda nakwadinga nk'umufriend like tukaba inshuti cyangwa se bibaye byakunda. Okay, tigoye nta kibazo. Sinakwemeye ko tuzatujyana muri sport singa kumenyereza quartier ujemo. Yeah. Man ndumva ntangiye kwishima so. Ariko nari narushye twaba tuba turi hano nk'iminota mike. Tuganira ni. Ntacyo byabe gutwaye se? Nari. Maze nge nabikunda. Banana ni wari kure ngo ahantu kure. Numvaga nanjye mu kanyene ndaba nicaye hano muri aka gace. Ese hano urabona ameze gute? Ni iwacu abameze neza n'ahantu hatuje. Yego. Ahubwo se wiyongoje ute kuva mu ntara ukaza muri Kigali? Mani nyine to byari ngombwa nyine numvaga nshaka gutemberera nyine muri Kigali. Gutyo gusa. Ya nkumva ikibonye Kigali batuje nanawe ureba nk'uyu muntu ufite intoki zimeze gutyo. Urumva nawe kuzamubona gute iyo ntazi. Beda unishimiye gura nawe mwana. Barakoze cyane. So sinzi wenda hari niba twatangira guplaninga byinshi cyane cyangwa se naba nihuse. Kereka niba uzaza gutura ariko. Urumva rero kuba ndazaza nza mu ntara kugusura nk'inshuti yanjye nawe ukaza kereka nuza gutura. Ubwo ndabyemera. Gutura ntago byagorana ra. Ubwo ndabyemera. Ariko ntacyo nazareba nyine tu Imana ibimfashijemo. Hayongeye kwitwa Amrokis. Okay. Yeah. Na amazina yawe y'ababyeyi cyane kwa kunda ba. Yeah. Bamushaka kuba basani. No way. Byose kimwe tu niryo zina ryanjye nanjye ntago irindi ndizi nziryo ngiryo tu. Okay. But sinzi wenda niba naba nihuse cyane. Ariko ndumva nanjye kugira imashini tu. Kakanya so mbonye uziko nani minota 5 yari yashira. Nyine of course ngiye icyo navuga. Ndabona uri umuntu wa danger nyine tu uri umuntu nyine buri mujama wese yabona agahita mugiraho
misiyo cyangwa se crashing maybe reka mbivuge gutyo but nakifuje ko wakabaye girlfriend wanjye man. Okay, nanjye nsanze ndi vide. Sanze umukobwa w'i Kigali yaba ari nanjye boyfriend wanjye yashize kwezi dutandukanye. Are you sure? Yeah. Tambwiye. Ako byaterwa nuko wakitwara da. None se ndifuza nyine ko byibuze twagira ute twagirana umuhuru kabije cyane. Gatangira kuba girlfriend wanjye tam. Kwera ko man ndi umwana mwiza niko mbitekereza pe. Buri muntu wese yaza kabisa. Ntabwo wambabaza. Yes, ko mbitekereza. But sometimes hari ukuntu abantu bagira amakosa. Nako nzi neza ko nyine ikosa ngiye nakoze nzi kurisabira imbabazi. Okay. Yeah. Wakwemera kumbera girlfriend is? No kibazo. Are you sure? Yeah. You are my girlfriend. Yeah. Ndabobera. Oh. Ngerega ntago mba mbizi mwana. Damn. Ubu nibwo ngeze i Kigali noneho rero. Nzarangoye na nimero yanjye. Utaza kubyibagirwa. Yeah. Nitwa Isimbi Serika. Serika? Yeah. Damn, man, uko numva birenze se guhura na Serika. Akoze. Yeah. So, anyway, ndumva mfite inyota. Naba ngiye mu rugo gato nkaba nkuretse ndumva nameze neza. Mu rugo ni kure? Ni kure ariko si kure cyane birenze. Ni nk'iminota nka 40. None se niba atari kure, niba ari kure cyane sore baretse basinga gushitura akantu ko kunywa hano man. So uraba wigoye koko. Yeah man, ku mwana nkawe nta kintu umuntu atakora urabizi. Okay. Ndeka ngerageze basi nizere kugiye kuntegereza hano. Iminota mike ishoboka. Anga nari. Ntangoye mwa. Uvuye hese ko udasanzwe uri muri aka gace. Ahubwo wowe bimeze bite kuparitse aha ngaha gutya? Subiza ko nawe yapfare mu rugo sisibye ko ari umuntu yenegereje hano. Wenda ko umuntu karandita nkubona. Timita nkubona. Ako nagumva ko itugana rukuru meze nk'umuntu uri kuvugishwa kubona. Buriya amagambo ananira urajuza n'ibyaindi byawe ntago. Oya ntago ibyaindi byanjye. Ibyaindi byawe byo kunereta kandi babize narabyanze rwose. Turi inshuti bisanzwe pe nkuko twari tumeze kera. Shati ni yawe se? Oya sinabubwiye ngo hari umuntu twari turi kumwe ugiye hano hirya nawe nari negereje. Okay. Isimbi. Yatangiye kwivugisha gutyo ko nkuzi ugiye kumbwira iki? Nakubwiye ko ngukunda. Ugutankora. Njye ariko nakubwiye ko ibintu by'inkundo sinshaka kubijyamo. Ushaka kungatira? Ubona tutaberanye none rero. Ikibazo cyawe urahatiza. Ubikoze ukwezi amezi 2 amezi 3. Washatse undi mukobwa. Cyo cyerekana ko urukundo rwanya ariko. Iyo abatari urwanya rwo mbana Isimbi bivamo ariko nyine kuvamo nago byanyorohera kwa kumukunda. Ntabwo byakunda rero. Ntabwo byakunda? Ngiye kujya nawe mu rukundo ni ibintu bidashoboka. Okay, ikibazo nuko ari ngiyewe, ikibazo nuko dushaka kujya mu rukundo. Ntabwo mbishaka. Nashaka kujya mu rukundo? Yego. Genda bisiko nagushyira mu rukundo kandi wakubona ndabizi ayina. Nurahatiriza kandi ngiye nakubwiye ko bitakunda. Isimbi ntabwo rugwatiza ngende gukurikira umutima nama wanjye cyimbwira. Kandi nzi nuko urankunda ku buryo utashaka undi mukobwa ukunda. Isimbi ngiye nta nubwo nibona mu isi utarimo. Serious, ntabwo nibona mu isi utarimo nakunze uri mukobwa utari wowe. I swear to my God. Kandi that's why nyine mbikubwira nkabona kurimo nkongera nkateza nkongera nkabikubwira. Wenda igihe nikigera Imana izamba imbaraga zo kubivamo kwa kanya.
ntabwo nabasha kureba ugukunda. urukundo rwawe se urumva ruzageza aho gukomeza kumatiriza? Ntabwo nzi ngo bizagarukira he, ntabwo nitaye icy'ejo hazaza nicyo nzi uko ngukunda. Njye nitaye kuri uyu munsi. Nkunda cyane Yego. birenze Nicyo kintu nitaye. Noneho iby'ejo ngo ntabwo unyemera ngo ntunyitayeho ngo urankatira, ntabwo mbyitayeho. Icyo nzi nuko akanya ngukunda, icyo kintu mba nitayeho gusa. Nitaye ko ngukunda akanya byonyine gusa, iby'ejo byo ntibirandeba. Noneho niyo wambwira nabo ukambwira ngo genda ukankubita urushyi, nzemera nce bugufi kubw'urukundo. Mu buzima busanzwe ntabwo najyaga nca bugufi, najyaga numva n'umuntu wa danje, ariko naje kumbura yikuri intege nke zanjye pe. Iyo nkugeze imbere mba weak ku buryo my god sinzi ukuntu nabivuga gusa mba weak kubera kugeza ku rwego nta kintu mba mfite cyo gukora usibye gukurikira umutima namo wanjye. basi tugerageze ariko ntuzambabaze. Ushobora byemeye? Nawe ndawukunda. Wise nkunda aka cyangwa usanzwe nkunda warabimisha? Cyo tubiveho wana. Urabyemeye? Ubaye iki se? Urabyemeye ko dukoranye nawe? Nta kibazo. Aka kayo urabyemeye? Mwe naragusokoye nkujyana ahantu harenze urabyanga none aka kanyo nibwo ubyemeye? Ndabyemeye. Hey babe, Kumesi igenda ishirigenda bamwiza. Hi. Come on, ibintu by'inaga bihenze koko. Iyi ni inde se yumva? Oh, that's it. Iyi ni inde yumva? Ntabwo mwakugira. Wowe utegereje? Mungu muraziranye. Yego, umusaza wawe. Ni shirange. Bro. Umujena ku ruhande se cyangwa ni umuntu ugize? Ni story ndende. Excuse me gato. Hey. Do, umuntu ari misanzu soko. Urakoze ndashaka. Nose kagasa. Kirara wigendera. Ni byawe man. Nishyira hariya wigendera. Uri kwigira nkaho utazi gahunda dufitanye bro. Mufite gahunda y'ubwoko ki? Baby, kutambwira umujeri. Yemwe man uzikivuye muri Simba bro. Sana y'abapeti. Kakaboro ka Ase nagabanya ubugambo mwe. kakaboro kari Nagutororeje kwigira umuntu hano. kakaboro kari kaguye hasi nago yakamuza. Araje arakamba. Kaguye hasi gutya. Ushobora gukomeza kuntera umutungo tugaseranje nawe. Guki? Twiyara umutungo waje kujugunya. Umujeri afite icyo kibazo. Warukoze ngaje. Hey. I'm your boyfriend man, ntabwo uri kubyibuka. What bro? Ni boyfriend ni girlfriend wanjye bro. Guki? Ni girlfriend wanjye. Ndekura. Ase kwigira nkaho Imana twari umuntu uri gushukanuza gutyo. Ndekura. Ubundi hari contract mfitanye nawe. Uri kwirengagiza kuri girlfriend wanjye man. Asundi ndabo girlfriend wawe kungufu. Umusazi. We nakubwiye ngo nzibeho bro. Nta gahunda dufitanye nawe. Ukunze ibyo ngewe? Bibi ngandere umuntu ndabari Ese kumfata cyane. nari wambwiye ngo hashize ukwezi utandukanye na boyfriend wawe. Ndekura ariko. Ese ntabwo ari ko wambwiye? Ndekura.
ubundi gukundana nawe ni itegeko. Okay fine. Oh sorry babe, sorry. Nyine ni umujinya Riba rubinkoresha. kunungiza. Nyine ni umujinya rubinkoresha. Umujinya gutekereza noneho tuwanyumutse ko wazanyica. Umva nyine ni umujinya rubinkoresheje mwana. Ase bro mbahora wari gukomeza gufatana n'icyo kiraro. Asi nawe ndekura. ufite icyo kibazo mwana wingo ukoresha wanjye ubundi shiro wawe muhe rwego ubundi mwana bro Mumbarize. Urongera kuvuga icyo kijambo unishira wanda gukora me. Asuya to God. Ubundi se hari contract njye nawe dufitanye. Ku buryo unyamagaza Simana abanyakigali gucya mukora bro. Abanyakigali gucya mukora. Nene kunungiza. Uri kubibona? Man nta n'isaha iciyemo. discipline ufite wayikuye bro Man uza amafaranga spendinze ku iboro bro. Ndayagusubiza. Uza amafaranga spendinze kwa amasambusa. Amasambusa woza amafaranga agura. Nyagusubize. Nyagusubize. bakavuga amafaranga yawe yagusubiza nanga Muje. Nanga Ibihumbi 100 yamereza. Angahe? Ibihumbi 100. Ibihumbi 100. umutipe n'indi kigo rya ahubwo bro So, ito. Iki ibihumbi 100. Iki ibihumbi 100. Ko nta soni ugira. usuzugura mwana ukakwifata ukasegura Twakubashye ibi bintu biciriritse. Urareba iki se? Shyira hasi senyi. Wikigira nkaho babaye kuri 3.5. Ndayagusubiza ahumwe. Nizo ngiyo ibihumbi 100 ariko baraye. Uzi ibi bintu byari byavuye. Byavuye aho biguze ndagusubiza amafaranga yawe Okay, wongereho fine, noneho reka basi nereke n'amaguru urugero wagendesheje. Gusa ariko ubundi bimbyirengagije I love you man. akoye umujene n'umusaza Ndekura winanyikuza. umujene n'umusaza gusa nubwo ari no guhura nawe gusa n'umusaza Mana abana bo munara barwaye mu I love you. mutwe. we ntago ari kuba ari umuntu Iki? I love you. Ntago I ngukunda. love you bitch. Wanwara iki se? Wanwara Ah, iki? yeah, love you. Ntago I love you nyoko. si bro what? Ntago nyumva. I love you. Man wenda turukira mu ntara mani n'urangije urashaka kugira. Okay baby okay. baby njye ntabwo wait ntabwo njya ndiringa n'abasazi ndaje Oya buretse. umva se wagwana umva se tugire mana direct location ngiye kuguhereza Ndakunda. Sibansobanura ukuntu byibuze. Byibuze. Iki ni biki? Uzabaze njye umuhungu wo muri ngoro ntabwo ira mikino njya nyikira. Uri kumva? Uzamenyera amenyo yose nkatanya amaramo. Bitch. Ziba. Urafata ukaza gukina nanjye nyo. Ndacyakeneye kurwana se none.
gentlemen, stand fire boys, ni muri clean shop hose biri kubera ino. Niba nageze bro ngo bane mutwangwe tw'umunsi nk'umujene wo muri Ngororero. Nawe niba wumva ushaka gucya ukaba ushaka kwambara cyangwa kirenze, nizere ko nahandi hantu wagenda ngo bagutubure bro atari muri clean shop. Wahagera bakura hano mu karere ka Ngororero ahazwi nko mu Gatega muri metero 10 uzamuka ujya ku isoko bro, hafi na rompuye hasi utaragera hejuru mu Gatega, you know, utaragera hejuru mu isoko. Sorry, nimero ya telefone yawe ni 0790569335 and then bakagutamo icyangwe cyawe ugakomeza ukiryohera. See you, love you man.